twaherutse hari itegeko rishyiraho ry'umushahara, ariko ibwiriza nk'uko batubwiraga bavuga ngo turitegereje mu biro bya minisitiri w'intebe. Nyakubahwa amaso turacyahanze kuri iyi nzu abaturage benshi. Umushahara fatizo, itegeko ry'umushahara rirahari ariko ufatizo iteka niryo ryabuze. Imyaka ibaye 43 tukiri ku mushahara fatizo w'igiceri cy'ijana, uyu munsi kidashobora kugira ikintu na kimwe kigura. Hanyuma avuga ati iteka ry'umushahara fatizo tuvuga ko riri muri ofisi yacu hano, ntabwo rihari, reka mbivuge ku mugaragaro, ntabwo riri muri ofisi ya Prime Minister, ahubwo ni ikintu twatangiye kuganiraho n'inzego, kuko burya iteka rijya kugera hano muri ofisi hano rigeze kuri final stage, ni ukuvuga ngo riba ryaraganiwe, context ikumvikana, content yaryo ikigomba kujyamo kikumvikanwaho, rigera hano muri ofisi hano riri ready to go kujya muri cabinet meeting kugira ngo ritorwe. Ubu rero igihari n'iki, buriya minimum wage ngira ngo nicyo umushahara fatizo ni minimum wage, ni ikintu tudakunda kwihutira ko burya kijyana na level y'amajyambere y'igihugu. Abantu benshi barabivuga gutyo bakagira ngo biroroshye guverinoma yabyuka bavuga ngo guhera uyu munsi umunyarwanda azajya mu mafaranga y'u Rwanda 500 ku munsi cyangwa se 1000 ku isaha. Iyo bivuze hari implications nyinshi cyane zigira ndetse no ku miryango. Icyo turimo gukora muri seso ngo tubishyizeho uyu munsi, wenda guverinoma yabikora igahemba abantu kuri iyo rate, ariko se umuturage ufite umukozi we mu rugo azamuhemba kuri iyo rate, nayamuhemba se wazabahembwa ngahe? Ni ibintu byinshi cyane, ubwo ni byinshi, minimum wage implication nyinshi kuri ekonomi y'igihugu no ku buzima buri social. Ntabwo ari order wabyuka ngo ugiye muri cabinet itorwe gusa, kuko icyo gihe udakoze neza. Buryo dutora order muri cabinet igasohoka ikaba gazetted, tuba tubanje no kwiga ingaruka nziza izagera ku buzima bw'abantu, cyangwa se na issues zindi zavuka bitewe n'icyo cyemezo. So ni icyemezo gisaba kwitonderwa cyane ko gifite implications nyinshi ku ngo z'abantu, ku miryango, ku bigo bya leta, no ku buzima bw'igihugu. Ariko icyo twemera nuko iyo principe tuyemera tuzagira igihe tubigeraho. Abantu birasaba ko twicara, inzego zirimo kubitekereza, zirimo kubyiga, noneho kugira ngo nidusohora ikintu cyari ikintu gifatika ko kiri implementable. Ntabwo dushaka gukora order isohoka bigatera ibibazo kurusha uko isubiza ibibazo by'ubuzima bw'abaturage.